kuganira n'umukobwa mwiza cyane ariko ibyo ntibisanzwe ntabwo bisanzwe ko mvuga nganira ndyamye oya haguruka nagende wakwicara oya nta kibazo ko bari kunkorera bitese umeze neza zamura mikoro yawe zamura mikoro ubundi utwibwire tumenye aho tugiye kuganira nawe nitwa Uwinema Diane n'amazina yanjye like this nitwa Uwinema Diane nkaba ndi makeup artist nkaba nkora ibintu bijyanye na beauty ibintu byo kwita ku bagore n'abakobwa amafacial waxing makeup nkaba ntanga na training ku bantu babyifuza nyine kwiga ibintu bijyanye n'ubwiza dia ahangaha turi ni wawe sibyo kwanza ibi bari kunkorera n'ibiki byitwa ngo iki ku bantu batabizi ni eyelash extensions ni ingoye bashyiraho zimara igihe uzishyiraho ukaba wabasha gukaraba uzifite ukaba ushaka kuzimarana igihe kirekire nk'icyumweru biterwa n'igihe ushaka nyine hari zimara icyumweru hari zimara ukwezi hari zimara amezi 2 izi banshyiraho zizamara igihe kingana iki izi zizamara ukwezi yego ukwezi kuzashira niba zishira mbere nzaza kubateza karibu zamara ukwezi okay none ndashaka ko udusagiza urugendo rwawe kuva utangiye ibi bintu sibyo kuko hari nk'abantu bareba umuntu ngo ni makeup artist ntibamenye ngo nyine mu by'ukuri ubikora nk'iki nk'umwuga nuko ubikunda n'iki urugendo rwawe rwo gutangira ibintu rwo kwihangira ibirimo rwatangiye ryari urugendo rwanjye rwatangiye ubundi nabitangiye nkiri umwana ni ibintu nakunze kuva kera natangiye nkunda ibintu byo kwimakiya nakunda kwisiga nkiri umwana rero biza kugera aho ngaho muri 2018 nibwo natangiye kubikora as professional nkagenda gusiga abageni nkagenda bakanumira mu makwe nkagenda nkabakorera bakabikunda none se wabikuye hehe wowe wari warabyize cyangwa ntabwo nabyize ntabwo nigeze mbyiga ahubwo narabikundaga ni ibintu nakunze ni passion yanjye kuva kera nese wakunda ikintu utakizi ntunakige ukakimenya gute urumva nabanje kubikunda fast nkajya ni documenta nkareba amatutorial kuri YouTube umva nararaga kuri telefone ndi kureba amatutorial y'ama makeup bigenda biza nkajya agenda ahantu babikora nasanga nka makeup studio nkagenda nkibarishwa nkabaza amakuru ukuntu bimeze nkareba ibintu bakora mbese kubera ukuntu abikundaga ntabwo nashaka kuba nanyura ahantu babikora ngo nkomeze byanzaga ko mbanza guhagarara nkabanza nkareba ko babikora bigenda biza bakajya bampamagara njye gukorera abantu mu makeup bakabikunda nuko byatangiye ubu ubikora nk'iki nka hobby nk'umwuga ubu ngubu mbikora nk'umuntu ubikunze nkabikora nk'umwuga uwo umwuga ushaka kumfasha nyine umwuga nshaka gukuramo amafaranga akamfasha agafasha famiye yanjye muri makeup sabamo amafaranga yafasha nyine ku buryo yagutunga makeup niyo yamfashije kugeza ubu ngubu niyo itumye ngera ahangaha ngeze nikora makeup wow nta kandi kazi nako urumva kuva ndangije kwiga nakoze ibintu byo gucuruza imyenda ariko muri uko gucuruza imyenda abashyitsi banjye bajya baza nkabambika deni nkanabasiga naho byatangiriye nkajya nigira nyine ku bashyitsi banjye rero bigenda biza gutyo nkabambika nkabasiga bakabona barasa neza bakagenda bakabwira inshuti zabo ubu ngubu nyine hari nk'umuntu uvuga ngo yabuze akazi urumva cyangwa yabuze igishoro kandi urumva nta n'ibintu byinshi urashoyemo ni mega zo kuri YouTube gusa zo kubyiga nk'uwo ngose ubwo bubwira iki ibintu rero ntabwo bigoye icyambere nuko ubikunda fast buriya iyo ukunda ikintu
ntago wabura uburyo nyine ugitangiramo. Nk'ubu ngubu nkanjye nabitangiye ariko nta bikoresho nari mfite tiro yonyine. Tiro icyo gihe yaguraga 300. Mfite n'agapudre agapawuda kitwa Aishimei, icyo gihe kaguraga 1000. N'ubu si cyatanu ngura rouge à lèvres yo ku munwa, icyo gihe yaguraga nayo 1000. Na lipstick? Yes. Na lipstick. Icyo gihe byari urumva byari icyo gihe ntabwo byari bigeze amafaranga 5000. None se mbere umbwiza ukuri wajya gusiga umuntu ku bintu waguze by'5000 ukamucanga? Icyo gihe ndabyibuka umunsi wa mbere. Hari umusore wanjye twakoranaga niwe wamaye icyo kiraka, nagombaga gusiga abakobwa 6 n'umugeni na marene, ubwo n'abantu 8. Icyo gihe naragiye kuri iyo tiro yanjye na poudre yanjye n'ako ga foundation n'iyo lipstick, ndagenda ndabakorera. Bari abantu 8. Ndabakorera pe, barambwira ngo ni byiza, baguhanga barishima. Icyo gihe bamaye 15. Ako shara ariko icyo gihe natashye nishimye, ndavuga ati mu buzima amafaranga si ubukoko. Amafaranga ko mbona ari menshi. Urumva ko bwari ubwa mbere. Natashye numva nyine mimeze nk'umuntu wananiweho. Nyine ntangira nko gucika intege, navuga subu akazi ubu ngubura ko mbona kavunanyira. Ariko kubera ko nabonaga ko nyine harimo amafaranga, avuga ati ko byagenda kose nuko ari ubwa mbere mbikoze, nuko ari ubwa mbere nkora abantu benshi, buriya bizagenda bimenyera. Ndagira icyo gihe amafaranga barayamandishima. Nibo ubutaha nibo bongeye kundangira ibindi biraka, then bigenda biza gutyo nyine. Ubwo ayo wakoreraga niyo wagenda kuguramo izo makeup ni nk'igishoro? Yego. Uko nabonaga amafaranga yaba 1000 yaba 200, nta kindi kintu naguragamo makeup. Okay, ubwo urumva rero hari nk'ukuntu umuntu yabaye ufite uzi nko kwimakiya wowe ubwawe, ariko ngo wabuze akazi, sibyo? Ukuva ngo uzatangira ku bintu byatari birenze, nkeneye igishoro, nkeneye studio, nkeneye ibiki. Icyo gihe ubwo we wari ugikora abantu ubasanga aho bari? Icyo gihe nari nyikorera ahantu. Oya, icyo gihe nagendaga nyine, iyo umuntu yamamagaraga nibwo nagendaga nyine nkamusanga ahantu ari. Byabanje no kuba imbogamizi mu rugo, bakambwira ati se aho hantu uba ugiye ku bantu utazi, nk'ubwo ugize ikibazo byagenda gute? Ukabona nyine mu rugo babigizeho ikibazo, ariko bagiye babimenyera nyine bitewe n'inyungu bagendaga babona ko biri kuimprovinga, bageraho nyine barabimenyera. Ariko nyuma naje kujya gukorera ahantu muri salo. Hari salo yabaga downtown yitwa Miro, niyo nagiye gukoreramo. Noneho nkajya ngenda haza nk'abageni nkabasiga. Ubwo wari nk'umukozi wa Miro cyangwa? Oya, naragiye mfata iseta. Ubwo ibyo bitangiye ku-improvinga? Ibyo bitangiye ku-improvinga, maze gukusanya udukoresho tumwe na tumwe. Noneho ndagenda, abageni baboneka nkajya mbakorera, bakandangira abandi. Urebye iyo salo niyo yatumye nzamuka, kubera ko nakoreraga yahitaga nzanira ubundi. Yego. Ubwo bigikomeza kugenda bigera kuko ushinga nyine studio. Ubu ni studio ni salo? Mbere yuko ngera hano ni studio ya beauty nyine, harimo ibintu byose. Mbere yuko nza hano nahise nkomereza muri Mike. Muri Mike nakoreye imyaka 2. Icyo gihe naragiye mbere yuko mfata ahantu hanjye ho gukorera, naragiye negera salo yari hari bakora ibintu by'inzara. Ndagenda naho nakamo isete yo gukora makeup. Noneho muri uko nguko kubera ko njye nakoraga makeup bo bakora inzara, nkajya ndeye amafaranga bakorera mu nzara. Navuga ati why not me, nakwiga ibintu by'inzara. Navuga ati nanjye yangaye inzara ngomba kuyarya ko byagenda kose. Ubwo ngubwo nanjye ntangira kwiga inzara, nkajya
nkorera abantu nanjye nkabakorera bakama amafaranga bigera aho ngaho turacyari muri miki bigera aho ngaho njya ku ruhande rwaho mfata ahantu ho gukorera ha makeup then nshyiramo n'inzara noneho nkajya mbikora byose at the same time. Inzara wari warazize kuzikora se? Yego nari narazize nyine aho ngaho nari nabanjije bwa mbere. Bigenda biza nkajya mbona abakiriya b'inzara n'amamakiyaje bose bakaza nyine nkabakorera. Urumva mbere yuko nza aha ngaha nabanje aho ngaho. Noneho abakiriya nkajya mbona kubera ko hari hatoya abantu bakaza bambaza se why not tutakora ibintu by'imisatsi ugakora salo ugashyiramo ibintu byose urumva ibitekerezo by'abakiriya nibyo nyine byanyankurajije kuki ntagerageza n'ibi ngibi niyo mpamvu nahise nza hano nyine hagari shyiramo ibintu byose hano turasokoza dukora ibintu by'imisatsi dukora ibintu by'inzara dukora makiyaje dukora facial dukora waxing dukora na tatouage kandi ikindi kirenze kuri ibyo turanabyigisha abantu bashaka kwiga abantu bashaka gufata izo makeup class ayo macourses yose ibyo byose mvuze pedicure manicure hairdresser byose turabyigisha ibintu byo gusuka ibintu byose bya beauty turabyigisha iki kibazo ntarasinzira ko ngiye gusinzira kuryama ntabwo biba byoroshye uva mubwiye noneho tubwire challenges nyine wahuye nazo nk'umuntu wari ukiri mutoya sibyo noneho ni rwiyemezamirimo kuko watangiye nyine ishoramari nta challenges uhura nazo kuko nk'umuntu utinya gufata risk kuvuga njye ntabona akazi kampemba ku kwezi ntabwo nzahaguruka ngo njye gukora birumvikana ntabwo byabura hari igihe uvuga uti se ubu niba nari mfite wenda nari maze kubika amafaranga ya naya nkavuga ati ninyashora agahita ashya ati kaba kabaye ariko icya mbere nyine ni ukwigira icyizere ukumva ko nyine urashoboye uko byagenda kose ugomba kurwana ukagerageza ukananirwa ariko wagerageje yes ukavuga uti uko byagenda kose kandi ntukishyiremo ko kubera iki se bya failing ko abandi bikunda se why not me bitakwemera icya mbere nyine wowe ni ukumva ko nyine wowe urashoboye na urafightinga nyine uko byagenda kose ukumva ko nyine bigomba kugenda neza bikaba successful. Wowe nta challenge wahuye nazo ngo ku buryo wumva ushaka kubivamo? Challenge ntago zabura. Niki cyakubayeho kujya uvuze ati none ibi bintu mbivuyemo burundu mbivuyemo? Cyane cyane atangiye gucika intege mu bihe bya covid urumva ko twaga turi mu rugo nta bakiriya naki kandi urumva ahantu nakoreraga narahishyuraga urumva icyo gihe bigasaba ko nsora amafaranga kandi ntinjije nkavuga se ubundi ubu nta bindi bintu umuntu yakora ari mu rugo bikaba byamwinjiriza ubundi ibi nibyo nzakomeza none ijisho ryari rigiye guturumbuka muze kumbwira ko utu tuntu tumbere turakubera njye ni ubwa mbere cyo kuzinashyiraho lashes izindi zizitinda ni ubwa mbere nazishyira ubwo ndashaka kureba ko ziri buze kumbera cyangwa biri buryohere nkazajya nkomeza nkazishyira nakubereye already ese ntabwo zangiza amaso ntabwo ziyangiza nta kibazo cyaje ubwo nzajya noga bisanzwe n'isabune n'amazi mu maso cyangwa ntabwo ugomba gushyira amazi menshi uburyo uzikorera isuku ufataga n'amazi ashyushye noneho ukajya wihanagura fata nyine ukihanagura ariko nyine ntuzikozeho ntabwo zigomba kujyamo amazi biba bisaba ngo nyine nawe uzifate neza ku buryo n'amazi uzirinde nyine amazi yo kujyamo tubiye ko n'ubusanzwe njye ntabwo noga mu maso buri munsi ko nta kabanga mbi nshyiramo amazi wapi iki mu kanya muraje mu nkorere n'inzara turagukorera
noneho dusoza tubwira ahantu tuzajya tubasanga ku bantu buretse aka kantu nkongereho ku bantu mushaka gusa neza. Ubundi uyu mwaka twawise umwaka wo kwiyitaho, sibyo? Umwaka wo kwiyitaho, umwaka wo kwimenya, umwaka abantu rero bashaka gusa neza, wo kwikunda. Umuntu akubwira ngo ngiye nkunda makeup ngo ariko ngusha sinzi no gufata tiro, ngo no kuri YouTube byaranze kubyiga, sibyo? Kandi ahangaha tubibigisha. Hano turabyigisha uburyo ushaka kwikora makeup yawe ugiye mu kazi cyangwa ugiye mu bukwe, ibintu nyine bidasaba ibintu byinshi, ibintu nawe ubwawe tukakwereka nk'utuntu tw'ingenzi ugomba kuba utunze nko mu rugo. In case wenda ushaka nko gukenera gukoresha makeup, wenda nko mu makeup artist akagukoshana cyangwa se akagutinza, rero hari nk'utuntu tw'ingenzi ugomba nko kuba ufite kugira ngo tugufashe in case adahari, nawe ukaba watwikorera nyine nk'umuntu w'umukobwa. Tugomba kwitaho tugasa neza, urumva ntago wamubura ngo uhite ugenda ngo ni ukubera ko yabuze. Ushaka nko kuba wenda ufite nka crayon, ukaba ufite nk'aga powder n'aka lipstick n'aga foundation n'aka eyeliner. Utwo ngutwo ni turahagije kuba udutunga mu rugo tukagufasha nyine. Utwo natwo rero no ku bantu babyifuza waza tukabikwereka ukuntu bikorwa, then izo product tukaba twaziguha. Murazigurisha? Yes, turazigurisha. Oh yes. Okay. Ubutaha tuzakora ikiganiro tubwira ibintu by'ingenzi umuntu agomba kuba afite kugira ngo yikorere makeup imeze neza. Noneho hano ni hehe na nimero? Ahangaha rero dukorera ni Kimironko. Umanutse ku muhanda usa n'ujya Kibagabaga, ibumoso bwawe on your left hari etage ihari yanditseho Hong Kong, bacuruza bavura ibintu by'amaso. Turi muri Hong Kong. Naho ngaho wadusanga. All right. Mukanya muraza kumbwira ko bimbere nibirangira ndabereka. Merci beaucoup wakoze kuduha ikiganiro kiryoshye kimeze neza. Utwigisha utuntu dutandukanye kandi mwakoze no kunyakira muri Diana Makeup Point. Siko hitwa ko mutatubwiye akazina kanyu. Diana Makeup Point. Art is not at least. Artist is not at least. Epa, my. We are an artist. Muri artiste muri make. Artiste, beauty care, ibintu byose. Hano dukora ibintu byinshi bitandukanye. Twifuza ko mwazahasura mukaza mukora service zacu. Ese ubu joininga cyane cyane ku bantu bifuza kwiga. Dufite classes zaratangiye. Ntabwo muhenda? Kuza ntabwo duhenda, ibiciro biri hasi cyane. Twebwe icyo tugamije ni ugufashanya, gufasha abana b'abakobwa kwiteza imbere, bakaza tugashyira hamwe tukigishanya tukiteza imbere. Ni ibyo urebye. Okay. Murakoze cyane. Peace.